Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Mario Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 1947 n'igihumbi 1965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Abakorinto ba kabiri ibice 7 umurongo wa 10. Agahinda ko mu buryo bw'Imana agatera kwihana kuticuzwa, nako kukazana agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Let's imagine just a minute. Let's imagine a real sincere Jew back in the Old Testament. Reka dutekereze umunota umwe gusa. Reka dutekereze umuyuda w'umunyakuri by'ukuri mu isezerano rya kera. He recognizes he's out of fellowship as long as there's no blood for him. Now he takes a real good selected animal from his herd. Yamenyaga ko ari hanze y'ubusabane igihe cyose nta maraso ahari kubwe. Noneho agafata inyamaswa nziza yatoranijwe mu mukumbi we. It must be a real good animal. It cannot be an affected animal, because the priest must examine it first. Yagombaga kuba ari inyamaswa nziza by'ukuri. Ntabwo yagombaga kuba inyamaswa irwaye, kubera ko iyarushaga izindi kuba nziza yagombaga kubanza gusuzumwa. And it must be on the sin offering a lamb without a blemish. Must be kept up and tried at the sin offering. Ku ituro ry'icyaha umwana w'intama utagira inenge yagombaga kubanza kubikwa akanageragezwa nk'ituro ry'icyaha. Jesus was tested in all things. But this priest walking down the road, a Jew, nk'uko Yesu yageragejwe mu bintu byose, agenda amanuka umuhanda, bringing his sin offering up, bringing his offering for his sin. He presents it to his priest with all sincerity. He recognizes his sin. He knows he's wrong. Umuyuda azamukanye ituro rye ry'icyaha, azanye ituro rye ry'icyaha, maze akarishyikiriza umutambyi we n'ubunyakuri bwose. Yamenye ko yakoze icyaha, akaba azi ko yakoze icyaha. And he takes this animal, presents it to the priest. Then when he does that, he lays his hands upon the sacrifice. Maze afata iyo nyamaswa ayishyikiriza umutambyi, hanyuma igihe abikoze akarambika ibiganza bye ku gitambo. What's he doing? He's connecting himself with his sacrifice. You know what I mean? Then the blood is shed, and the Jew can walk away feeling justified because he's met Jehovah's requirements. Yabaga ari gukora iki? Yabaga ari kwihuza n'igitambo cye. Muzi ibyo ndi kuvuga? Hanyuma amaraso akamenwa, maze uwo mugabo w'umuyuda yashoboraga kugenda atsindishirijwe, kubera ko yabaga yujuje ibisabwa na Yehova. And the only way that the Christian today can ever correctly be forgiven of his sins is to walk to Calvary with his sacrifice. Kandi uburyo bumwe gusa umukristo uyu munsi yakwigira ababarirwa ibyaha bye neza no ku gikaruvari hamwe n'igitambo cye, connect himself with him, akihuza nawe, and then accept the shed blood. There's not a creed in the world can do that. Maze hanyuma akemera amaraso yamenwe. Nta muhango mu isi wabikora. There's not an educational system in the world can do it. There's not a scientific way can do it. It only comes through the accepting of the shed blood. Nta myigishirize mu isi yakora ibyo. Nta nzira ya gikristo yabikora. Bituruka gusa ku kwemera amaraso yamenwe. You substitute. Now, he goes away, this done, he's done Jehovah's bidding, so he goes away feeling justified because he's answered Jehovah's request. He's done what Jehovah said do. Isimbura cyayo. Noneho akagenda bikaba bikoretse. Yakoraga amategeko ya Yehova, bityo akagenda yumva atsindishirijwe kubera ko yashubije icyifuzo cya Yehova. Yakoze icyo Yehova yavuze gukora. Then he feels that he's by faith he took God at his word, and listen close now. He took God at his word. He was sincere in doing what he did. Hanyuma kumva ibyo binyuze mu kwizera
agafatira Imana ku ijambo ryayo. Kandi ubu mutega amatwi mwitonze. Yafatiraga Imana ku ijambo ryayo. Yabaga afite ubunyakuri bwose mu gukora ibyo yakoze. He did it sincerely by the word, no matter who laughed at him. He did it anyhow because it was God's requirement. Yakoraga ibyo n'umutima w'ukuri binyuze mu ijambo. Atitaye kwa musekaga, yarabikoze uko biri kose. And now that was wonderful. He knew he was justified. He could feel that way because he had met the requirements of Jehovah. Kubera ko cyari cyo gisabwa cy'Imana. Ibyo byari byiza. Aho yamenyaga ko yatsindishirijwe. Yashoboraga kwiyumva atyo kubera ko yabaga yujuje ibisabwa na Yehova. That would be the word. Met the requirements of what the word of God required him to do for his justification. Finally. Now that was wonderful to begin with. Iryo ryabaga ari ryo jambo. Kuzuza ibisabwa n'iki jambo ry'Imana ryamusabaga gukora kugira ngo atsindishirizwe. Noneho ibyo byari byiza mu gutangira. But finally it became a family tradition. Sure you know what I mean. Ariko hanyuma byaje guhinduka umuhango w'umuryango. Ndizera ko muzi icyo nshaka kuvuga. He went, the Jew would go offer his sacrifice just because the family did it. And it was a tradition. Umuyuda yashoboraga kujya gutamba igitambo cye byonyine kubera ibyo ngibyo ni byiza, umuryango warabikoze. Kandi ni byiza, byari umuhango. And when he walked up and said, "Wait a minute, I believe a sin. I'll try. Well, I'll get me a lamb." See, there was no godly sorrow for his sin. Kandi igihe yazamukaga maze akavuga ati, "Uretseho gato, nizera ko nacumuye. Ndabona ibyo ni ukuri, ni byiza, ngiye kwizanira umwana w'intama, nzamuke." Murabona nta gahinda ka kimana ko kubabazwa n'icyaha cye. It was only a ritual, just a ritualistic form of taking his animal for offering. Byari gusa umuhango, byonyine umuhango wo gufata inyamaswa ye nk'igitambo. He never got nothing out of it because he never put nothing in it. Yet he was obeying the commission of God by his word, but he didn't come in the real meaning of his word. Ntiyigeraga agira icyo ayikuramo kubera ko nta na kimwe yabaga yishyizemo. Nyamara yabaga yubashye umurimo w'Imana binyuze mu ijambo ryayo. Ariko ntabwo yazaga mu buryo nyabwo bw'ijambo rye. He was obeying it as far as being fundamentally he obeyed it. But sincerely he didn't obey it. Therefore it was just a ritual. Following a tradition. Ariko ntabwo yazaga mu buryo nyabwo bw'ijambo ryayo. Yararyubahaga nko kuba umunyamahame, yararyubahaga. Ariko mu by'ukuri ntabwo yabaga ryubashye. Ubwo wabaga ari umuhango gusa, gukurikira umuhango.